kanda subscribe kuri ino channel urebe video yose uyisoze udatarukije kugira ngo utagira ikintu na kimwe uri bucikwe. Biroroshye cyane. Hello guys, inshuti bakundi dukomeza kubana ahangaha umunsi kundi ndabashimiye cyane. Njye mukomeza kubana ninjye ubagezaho utuntu dushya. Rero ingingo nyamukuru inzanye ahangaha nje kukwereka uburyo wakoresha screen zirenze ebyiri muri telefone yawe. Ibintu byose ukaba wabikora ku buryo ushobora gukoresha WhatsApp, ugakoresha YouTube, ugakoresha na TikTok icyarimwe, cyangwa nimba uri gucata kuri WhatsApp, Facebook ndetse n'ahandi hatandukanye ukabikoresha icyarimwe. Screen ikagabanyamo ibice byinshi ku buryo byose wazubikorera icyarimwe kandi bigakora neza cyane. Rero ngiye kuba nabigufashamo kugira ngo ubashe kuba wasobanukirwa telefone iyo ari yo yose irabikora kandi birakora neza biterwa n'ubwoko bwa telefone. Niramuka byanze umbwire nzagufashe mu buryo bwihariye, unyandikire WhatsApp cyangwa ngukore video noneho y'uburyo telefone yawe ibikora neza kurushaho. Rero reka nze duhite dutangira tudatinze, tuba dukanda hano hasi ahangaha abari muri task hano kuri kano ga icon k'ibumoso kano dukandaho tugiye kureba ibikorwa tuba turi gukora muri telefone yacu. Nitugera ahangaha rero urabona ko hano harimo ibikorwa bitandukanye, harimo ibikorwa bya WhatsApp, YouTube ndetse n'ibindi bitandukanye. Nimba rero dushaka kugira ngo tubikore neza ahangaha dushobora kuza wenda tugahera kuri YouTube rero kugira ngo tuyihereho reka tubanze tuyikandeho gatoya kugira ngo duhite tuyijyaho, nitumara kuyikandaho nk'uko nguko duhite tugaruka tuze ahangaha. Rero nugera ahangaha uraza ukande ahangaha handitse hari kano kantu nyine karogo ka YouTube nimba uri kukareba, numara kuza ugakandeho ugumishaho urutoki. Numara kugumishaho urutoki ikintu uri bukore urahita ukanda hano handitse split screen, hano handitse split screen. Ukimara gukanda hano handitse split screen gutya ahangaha irahita ijya hejuru. Ubu ngubu yamaze kuba yajya hejuru. Rero tuhite tureba ati se none iyihe yindi dukeneye kuba twakoresha, wenda WhatsApp tugiye kuba twakandikira n'abandi WhatsApp turi no kureba amavideo ya YouTube cyangwa TikTok, uraza kureba n'icyo ushaka. Wenda tuhite twongera tuze dukande kuri iyi ngiyi. Rero nimba uri kubireba urabona ko screen yacu ihise yigabanyamo ibice bibiri. Tukimara kuba twabikora kuriya urabona ko screen yacu ihise yigabanyamo ibice bibiri. Urabona ko twakandikirana dushobora kugenda mu rubuga runaka wenda rutandukanye, tukandikirana mu buryo bworoshye, wenda tukagenda nko muri no WhatsApp tukaba twakandikirana cyangwa tukareba ibikorerwa muri no WhatsApp, twarangiza tukaza tukanareba n'amavideo ari kuri YouTube tukabirebera icyarimwe kandi mu buryo bworoshye nta kigoye. Rero abantu batakoze verification ya Mi Pass bibutsa kuba bakora verification ya Mi Pass kugira ngo nabo batangire bamayininge Mi Pass bazigurisha, kandi uwuzuza Mi Pass guhera kuri imwe ndazimugurira mu buryo bworoshye ku giciro cyiza kandi mu buryo bworoshye. Urabona ko ni ibintu biba byoroshye, nawe waza kureba ino video iyi ngiyi iri kuri YouTube, iyi ngiyi ngiye guplayinga. Urabona ko ngiye kuyiplayinga nk'ubu ngubu ndimo kuyiplayinga, irimo kuvuga kandi no gucata hano muri WhatsApp. Urimo uri kureba hano ni muri WhatsApp, urimo no kwicatira n'abantu benshi cyane. Ukabona ko iyi ni group yacu, utarayinjiramo rero nawe ugira winjire muri no group cyangwa ngire wohereze link yo kwinjira muri no group, urayisanga muri comment yo kuba wakwinjira muri no group yacu ya WhatsApp kugira ngo uzubarize ikibazo cyose wagira mu buryo bworoshye kandi bitakubangamiye. Urabona ko ni ibintu bikora neza. Icyo usabwa no kuza kwinjira muri no group yacu ya WhatsApp kuko niho ubonera ibintu byose, ukaba wabaza ikibazo cyose wagira mu bijyanye na business ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Mugire ibihe byiza, ciao ciao, twasubira muri video zikurikira, bye bye.